twongeye ko ikaze kuri channel yacu The Vibes Triple Rwanda. Uyu mwanya mugiye kubana nanjye Umulisa, Trick, Sonia. Uyu munsi twaba tugiye kubagezaho inkomoko y'insigamigani cyangwa se icyo twakwita umugani bakunda guca ngo yagiye nka Nyomberi. Uyu mugani abanyarwanda bawuca babonye umuntu cyangwa se ibintu by'interagahinda bizimiranya amazezo uruhenu, nibwo bavuga ngo yagiye nka Nyomberi cyangwa byagiye nka Nyomberi. Wakomotse ku muhigi w'umukogoto witwaga Nyomberi. Yari umugaragu wa Mazimaka ku ijuru rya Kamonyi ahahinga mu mwaka w'igihumbi 1700. Hambere ku ngoma ya Mazimaka, Nsoro umwami w'Ubugesera butarabo bw'u Rwanda yatumye kuri Mazimaka amagambo y'imihigati, aho waruzi ko abanyabugesera barusha abanyarwanda kurasa mu nzira zose, kumasha, gutera imyambi ndetse no guhiga. Mbese ibyo kurasa byose turabibarusha. Intumwa za Nsoro ziraza zisohoreza Mazimaka ubutumwa. Abyumvise biramubabaza, akoranya abatware be abatekerereza iyo mihigo y'uko ngo abanyabugesera barusha abanyarwanda kurasa ku buryo bwose. Abatware bagwa mu kantu batangira guhwihwisa babazanya uko byagenda. Bamwe bati uwatuma kuri Nsoro akohereza abahanga be mu muhito tukabateranya n'abacu bagatera imyambi bamasha, ndetse byarimba bakajyana no mu muhigo rugakemuka. Abandi bati ahubwo ni mu mutumeho abe ariwe tuzoherereza abacu barushanirizweyo, kuko nibatsindirwa iwabo aribwo bazaba batsinzwe ndetse bakagera n'isoni. Nuko Mazimaka ashimiye nama ya nyuma ahamagaza intumwa za Nsoro ati simbatuma byinshi, nimugende mumbwirire Nsoro muti uzamutumeho igihe azakoherereza abantu bo kurushanwa n'abawe iyo mihigo iveho. Intumwa ziragenda zisohoza ubutumwa. Nsoro nawe ahamagaza abatware be arabibatekerereza. Baramusubiza bati nta kindi, tuma kuri Mazimaka umubwira azohereza abantu be mu kwezi gutaha turushanwe. Nsoro arabyemera, atuma kuri Mazimaka ati nta yindi ntumwa, umunsi wa nta gisibya n'ukwezi gutaha. Mazimaka yongera guteranya abatware be bajya inama y'uko bazabigenza. Bamwe bati nimutoranya bazarushanwa mu bakogoto y'imitwe yose y'ingabo dufite. Abandi bati dutoranya mu mitwe byaba ari ubuswa, ahubwo nimushaka umuntu w'umuhanga azaba ari we urushanwa n'abagesera. Bemeza iryo bahuriza kuri Nyomberi. Bidatinze ukwezi kuratamanzura. Mazimaka aboneza abantu bazaherekeza Nyomberi bakanamwogeza. Igihe kigeze, Nyomberi n'imerekeza ze bashyira nzira. Bageze i Bugesera bavunyisha kwa Nsoro. Arabahamagaza bararamukanya, bamubwira ko Mazimaka bohereje kurushanwa mu miheto. Nuko Nsoro arababwira ati ngaho nimujye ku Gicumbi. Baragenda baryama bataryamye. Bugiseruka Nsoro arabatumiza ababaza icyo bakwiye kubanzirizaho. Abanyarwanda bati icyo ushaka tubari cyo tubanzirizaho ntacyo bitwaye. Imitwe yombi ikoranira ku karubanda, ingezi isubirwamo babimburira ku myambi. Abanyabugesera babiri baterayo barahusha. Nyomberi akurikiraho arabatebye. Inkwinko abanyarwanda bayivaho biyamirira. Nsoro ati ayo ni amahirwe nibongere. Abanyarwanda bati ngaho abanyabugesera noneho baterayo ari bane. Nanone Nyomberi arabanikira. Abanyarwanda bati icyo kiraguye nimushyireho ikindi. Bashinga uruti, abanyabugesera baravuka. Nyomberi awugemyeyo ararurasa. Nsoro nabe barumirwa, bashyira isimbi mu ngororero, nabwo Nyomberi arabarusha. Abanyabugesera barumirwa. Abanyarwanda bese ibisate imbere ya Nsoro biyamirira. Noneho bashyiraho agatasu, akantu kanzinya. Nanone Nyomberi aba ari we ukamasha wenyine. Nsoro abonye ko Nyomberi abaye kayobera arikubura ajya mu rugo. Atumiza imitwe yombi, batereka amayoga, barara inkera, basubira mu mihigo. Bemeza ko abanyarwanda barushije abanyabugesera. Hagati aho mu mihigo Nsoro arasohoka, arembuza Nyomberi amujyana ukwe. Amubaza umutungo afite mu Rwanda, undi amubwira ko ari umugaragu wa Mazimaka utunze inka z'ibiti gusa. Nsoro abyumvise yoshya Nyomberi kwigumira i Bugesera ngo azamukize, ndetse amugire umutware we ukomeye. Areburwa n'ayo moshya aramwemerera. Atangira gucura inama y'uko azizimiza. Bukeye abanyarwanda barasezera ngo batahe, ariko mbere yo guhaguruka
Nsoro yari yongeye kwiherera na Nyomberi amubaza uko ari bubigenze. Undi ati nitugera mu nzira ndacuwa ntebya nigarukire. Turazimanira Abanyarwanda inka 10. Ubwo Nyomberi n'imerekeza ze bashyira nzira. Bamaze kurenga umutaru arabibeta arakimerana yisubirira kwa Nsoro. Amukubise amaso arishima cyane, ahera akamuha amashyi 5 y'inka z'umureburo zo kumuhoza ngo yibagirwe iby'iwabo. Nuko Nyomberi ahera ubwo aratunganirwa ahera mu Bugesera abusaziramo. Na za ntumwa z'i Rwanda rero amaze kuzibeta ziratarataza zimushaka, zimuzigurutse ziramanjirwa, zipfa kuza ziseta ibirenge ziti Mazimaka tuzamukika dute tutamumurikiye umuntu we twaherekeje. Zitinya kugera iwe zigumya gukerakera. Hagati aho rugisizana intumwa ya Nsoro irasuka ku ijuru ibwira Mazimaka ko Nyomberi atakigarutse mu Rwanda ukundi, kugira ngo boye kugumya guhagarika umutima bakeka ko yaba yarapfuye. Ubwo iz'i Rwanda ziboneraho gutunguka kuri Mazimaka zivuga amacumu zimubwira amagenzi yazo n'imurushirize ya Nyomberi n'imizimirire ye. Mazimaka himbarwa adahimbawe kuko u Rwanda rwarushije Ubugesera, ariko intwari ye yaruhesheje ishema ikazimirira ishyanga burundu. Kuva ubwo rero rubanda rufatiraho imvugo yahindutse umugani. Baba batumye umuntu bizeye kagaruka akagenda amahera bati yagiye nka Nyomberi. Ikintu cyose kigiye ntikigaruke bari babyiteze bati cyagiye nka Nyomberi. Mbese ibigiye amahera byose bikazimerana amazeze bati byagiye nka Nyomberi, bakabigereranya nawe kuko yagiye i Bugesera guhesha u Rwanda ishema, yamara gutsinda ntarugarukemo kubera ibintu Nsoro yamuzigazigishije, akaba aricyo intera agahinda mu Rwanda. Mwakoze kubana.